yo mungu ninjye wakintu boro ndahavuye bari bamfashe kwa Fabrice nyine namwe twavuganye wewe wagize imana aho wagiye se byagenze gute sinumva se ni neza iyo boro nazo twazigurisha ahubwo se none ngenda bigenza gute wakintu imburi bunangurize n'ibiceri basi bikeya nkareba ukuntu amva kandi ikibazo cyawe ni icyo ngicyo pe we nari ibintu bwanguriza 5,000 man bro n'ubwanguriza 5 nkareba ko no munsi warangira oya nari ibintu bitatu nari bro ariko ndareba ko nabona ndakubwiza kuri bari bamfashe mavuye nirukankaga bimwe bya danje ese ko wagize amahirwe wowe sha ntaga amahirwe yacu yangana papa ariko wewe wari bukuntu ngera wenda handi tukajyana cyangwa tukareba ikindi kintu twarasa man izi hudu nabonye abenshi banajuganye ibaze man ngo wahise ujya mu rugo bro waba umemukiye man gerageza nanjye ndebe ko nafungamo akanyama bigende neza wenda twuzuzanye ibyo bitatu ushaka kunguriza urabona nazakwishura gute we banguka n'ibindi tubivugana turebe n'ahandi hantu tujya kwiba gaceza nje ntabwo nahita ndya amatora nahindura turahindura karitsiye bro turahindura karitsiye sawa iminota ingahe sawa nari bubwo reka mutegereze man bro yihute nari nanjye ndebe ukuntu ari ameze neza sawa Imana kumana wacu uri kiziringiza urambye ngo ngusanga hano ndaje ndakubuza uri cyane ugiye kunyara mani sora reba igenda uzimeto mamaze mani magaze yiga mani umenye ko muziro karitse nanjye aho bari kumviye wakintu bitebu ese ugiye kunyara ye mwana se wacu uri ibyo bintu nikateresa na cyitatu cyane ngikatari ngisubize ngaho ziba nabyumvira ndakugumeze neza ngenda kata nyine tebuko rusuriye Ani kubino bikaritse nawe urabizi dirovota tebuka bana ari bikamutekereza amasogonda make ndahita nihubukira utinda mubu kubimenya erego uko bakuvuye nanjye niko bari kumviye kino gikaritse subiza amabara to twaragikozemo wowe ahubwo se nahantu naba nitsimbye ukaza ko hansanga hubuze kuko mana hano ndi kuri wambonye papa hano ni kwitarandi ntabwo bufite ngaho banguka nari bagenda mwana usoro kirikunya kimwe nakugira gwashize hano kuri vi uziko ahantu hose bari kumbona fresh kuri wambonye bro uragira urugendo uranyara mwana uri kunyara biki bro ntabwo impamvu utangiye kumburanya gutyo no kuzayo wibiyo kuzo nayo wabitse nje nani cyatanu nayo mfite nayo uri bungurize nzagusubiza mani ko ruwanyanitse basi yuzukanyaranga bikagira inzo wajya kubi urumva gucira ari ibintu bikomeza yucira se wajya kubi kinyi nta kibazo ugutangiye gucunga nanjye nuko nacunga se mwana tuzaye ducunga tugiye kwiba hano ni kwitara cyangwa dushaka ikindi kintu dukora bro ndabyumva ngambwe ndabura bagwanye kiri gute sasa ibintu byo kuza kumpandisha ngo gitatu cyanjye nyagusigira ibyo by'uwipowe Paul gute bro ntabwo yanyemereye se nayakwemere ko tundayago tuvuye gukina diru nituvayo nkaba natabonye amafaranga cyangwa nitubone aho dukorana kabiri kanga ugenda ukabura umuhigo bro kabiri kanga ugenda ukabura icyo ufata wese ko bafite turajya muhawe nta kibazo kabisa umupandishe banze kwa masimbiza Misimbi. Ano masaha uretse bro, na masaha yiwe yo guteka ndayazi. Aranguye vuba kandi ubyibuka karogi kanotinga aranguye vuba. Nzuko abakobwa be n'abahungu be bahari bro. Nje ndi kubara ibintu byo hanze abatekera hanze isafuriya ari imbabura. Bro tu.
muza wakinga ndabona ufite ubwoba bro ngashize imana umutima umbwira imbaho ukuyemo washize n'isambusa ngashize imana karuma mani bro nanjye ndire ko nabona ibicu cyangwa uramubasha se unginge kugenda ngiye tugende uramujijisha ahite nza musinziriza gute se igiki se kimana igikende igafu cyawe kimeze gite ese umugabo wanditse kwa mugabo gahunda afitanye nawe hasi ko mbona tugiye hehe aho ngiye se birakureba muzane mu byose zane mu byose utanga ako umuntu yatarakunyuza mu bishyino utaramenye byare zane mu byose utanga akuze muzajya muhura n'abantu mu nzira mushake no kurwana nabo gusa sise uri warongorwa n'umugabo utari uwawe mvuze ngo ukizana n'ibintu byose ufite nabyo ngwaye nabyo umaye ndabiguha se nkandi ureshize n'imbaraga se nise wamaye inzira nkigendera rero mwebwe ase bro kunumva ndi kubabara nta kuntu wamutwara abantu bagacya bakora fiance wawe banjye ntabwo nyimubara mu bantu ndi kumubara mu bicira ahubwo mundi kurenge urimo satanisha ntabwo ari gusa I'm mine. Yego. Ntabwo nshaka ko tujya mu magambo menshi. Uzuzanye miliyoni imwe. urasize wagicucu miliyoni imwe nazane miliyoni imwe ngenda afata magana nafata magana bamubwiye miliyoni 10 urabona umwana atari mwiza binda n'indaki ngaho kabanyindura tumva ko turi imboho ubundi suri iki ntabwo uri imboho aha turashize noneho papa mutera ubwoba mubwire ko ari usanga ibice by'umubiri w'umukobwa we nta kimwe kiriho oya byahindutse zana miliyoni 10 cyangwa usanga inunda twayikuyemo ntabwo tunabizi wabona baramuteye n'inda ubwire ko natinda ari busanga umukobwa hari ibice by'umubiri byatangiye kubura amatwi impyiko n'amaguru ikindi kandi haragira umuntu muzana cyangwa ngo ubibwire cyangwa ukajya kuri polisi urahita umenya ko umukobwa wawe birangiye aha turashize noneho agacumi walaye uyisubizamo nayo turagikenyerera papa agacumi umuntu aranakira akundi kano gashinga ubakize ute mwana cyaza nawe umutwe wawe walaye ntabwo ari uwo kwegushisha gusa nakubwiye ngo urayakorera agacumi k'umwana w'inzobe walaye ugomba gushaka dusohokera bro tugomba kugenda ahantu tumeze neza akanya none amafaranga azaza ryari turatumaze iki akumwana n'ubundi amafaranga atagura imodoka uyu wakije umubiri papa yabanga ncube ndagaze mbito mweshaga ubuntu bw'ubufege buretse eshanu zanjye ongeraho ngo eshanu zanjye papa yababa buretse wino cyangwa urabe papa urabona ngo miliyoni zacu 10 zishubije na nubwo bumiriza byangu papa cyangwa cyane cyane umuntu atekereza itaje igishaka abanje kuza bana ushaka gutaha Yes way. nyamba n'utamba natashika amafaranga mushaka muyashaka shi cyangwa nyashyire kuri mama twabihinduye yashire kuri momo aha turashize noneho jene nyashyire ku yandi yashire ku yuyu